muraho neza nshuti nziza, turabasuhuje kuri Peter Secret cyane ni Profile Man Zabayo. Ndibagezaho amasomo y'akari kuri iyi channel. Ni ukuvuga ngo uyu munsi noneho tugiye kubereka isomo ryacu ntabwo ryaba indirimbo, isomo ryacu rigiye kuba amanota. Ushize muri video bitwereka amanota twize minor chord. Twize minor chord zingahe? Ebyiri. Za major chord twarabonye. Twizemo I, twabonye ko bafata gutya. Hariho twabonye ko abenshi banarifata bakoresheje intoki, ariko ngiye nkunda kuyifata gutya. Tuzareba n'impamvu yayo. Ibi nibyo nakubwira gufata. Noneho tubonamo na D, D minor chord nayo twarayibonye. Ni ukuvuga ngo nayo minor chord twabonye abiri. Uyu munsi nabwo tugiye kureba andi minor chord abiri. Tugiye kureba minor chord ya A, turebe na minor chord ya F. A major chord twabonye ko bayifata uko muri kureba, kugira ngo muri kureba mwese. Twabonye ko urutoki rwa middle finger rufata ku murya wa kangahe? Ku murya wa kane uhereye hasi muri fret ya kabiri. Urunguru rwa ring finger rugafata munsi yarwo, none n'urunguru rwa little finger rugafata munsi yarwo. Biroroshye cyane, twarabibonye. Noneho hariho n'abandi bakoresha izi ngizi umwanya w'akagahera bagakoresha izi. Biroroshye, twarabibonye. Niba ushaka kureba byinshi gufata major chord ya A, urasubira inyuma muri video, hari video bitwereka. Noneho reka turebe iki, turebe minor chord. Twabonye ko minor chord bayikora gute? Bafata major chord ugafata gatatu, twarabibonye, ariko ku mutangizi twavuze ko tuzabireba nkuko tuzagenda dukomeza twiga. Ufata gatatu, kubera ko major chord twabonye ko igizwe na rimwe, gatatu, gatanu muri major scale. Ibyo byose tuzabireba ku mutangizi. Wenda uri kumva bigoranye kubyumva, wowe kwiga ukuntu bayafata, tuzareba uburyo iyo gatatu rimwe kangahe babibara. Noneho ni ukuvuga ngo gatatu muri iri nota rya A major chord ni urutoki rwo hasi. Nimba ari urutoki rwo hasi, twabonye ko nukora minor chord gatatu uzakora flat yarwo, kandi flat yarwo twavuze ngo flat, gukora flat nimba ufashe wenda iyi G note, gukora flat yarwo iyi G nuko ujyana urutoki hangaha umanukaho igice semitone, ukaba ukoze flat. Ubwo iyi ni G flat. Ni ukuvuga ngo rero nimba dufashe gutya tugakora flat y'urutoki, urutoki nibwo ruraza kuza rwimuke ruva ahangaha, muri kureba ruza ahangaha. Ubwo ni ruza ahangaha biragenda gute? Uri kubona dufashe gutya kugira ngo urutoki ruza kuza ahangaha byatugora. Tugiye gukora icyo twita rearrangement, tuzishyire ku murongo neza. Ni ukuvuga ngo rero nidushyira ku murongo neza, urutoki noneho rwa middle finger rurahita ruza aho uru rwa little finger rwari rurafata. Ubwo nibwo ruraza ahangaha. Noneho izi ngizi zizamuke hejuru. Wow, niyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo iyi niyo A minor chord. Aha, murakoze cyane. Reka turebe noneho na F minor chord. F twabonye F major ko bafata uko. Urutoki rwa mbere rufashe imirya ya mbere ibiri, urwa kabiri rufashe ku murya wa gatatu muri fret ya kabiri, urwa gatatu rugafata hehe? Urunguru rugafata ku murya wa kane muri fret ya gatatu. Noneho rero sasa gatatu muri F ni urutoki, urutoki nibwo rufashe kuri note ya gatatu. Ni ukuvuga ngo nidukora flat ruraza hano hejuru y'iki, ruraza hejuru y'urunguru. Dukona ko bigoranye. Ubwo ni ukuvuga ngo naho turakora rearrangement. Nidukora rearrangement, urutoki rwa rufashe imirya ibiri, ruhata noneho ruzamuka rufate itatu yose icyarimwe, urunguru rurekure. Noneho dufate gutya. Nuko nguko major chord, minor chord. Nizo minor chord ebyiri nabwiye twari kugomba kwiga uyu munsi. Reka rero mbashimire mwebwe mwarebye iyi video, mwibuke gukora subscribe, share, like na comment.
mu minsi iri imbere turatangira kureba noneho tumaze kubona amanota atari makeya, tuzatangira kureba uburyo wayakoresha wenda uri kwitoza kugira ngo ubashe kwitoza uyafate uyametirize neza. Ni ukuvuga ngo ubwo tuzitoza turi kureba turi kureba mu ndirimbo uburyo ushobora kuyakoresha ya manota. Murakoze, reka mbashimire. Share, like, subscribe na birakenewe. Bye.